bitewe no kurenga byo gutwarwa n'indamu z'inda zacu ugasanga umuntu arayandagaje bagomba gukora ariko gakora saa 11 no saa moya bazahembwa bizaterwa n'ibyo wakoze uzaza susira ibanga undaza akore neza no sobuja naza avuga ngo nawe wakoze ngwino reka ntitukagoreka ijambo ry'Imana uriye wa saa 11 nuwaje saa 11 azicyaje gukora waje saa 11 waje mu gitondo yaje azicyaje gukora oya hari igihe ariko no saa 11 hari igihe waza saa moya zarusha umubyizi wahageze saa 11 nibyo nakubwiye ngo biterwa n'icyo uje uzi ko uje gukora n'umuhate ufite niba uzanywe n'umuhate w'ishyaka ry'Imana reka nkubwire ni urwanirira Imana ubwawe uri umuntu ukarwanira ko Imana yubaho ukarwanira icyubahiro cy'Imana ukarwanira ubutware bw'Imana ukarwanira ko Imana imenyekana mu bantu ubwayo nayo izarwanira kugira ngo ikumenyekanishe